aka gace ka mbere k'iki gikuru rwandiko Pawulo yandikiye Abaroma ni agace ka mbere kari ku gice cya mbere uhereye ku murongo wa mbere ukagera ku murongo wa 17 wakagabanyamo ibice 7 by'ingenzi aho ushobora gufata kugira ngo usobanukirwe neza aka gace cyo gashaka kuvuga wakagabanyamo ibice 7 by'ingenzi. Umurongo wa mbere Pawulo arimo arisobanura ubwe ninde urimo kwandika. Muri make ni nkaho umuntu yakanditse ariko akavuga ati ni njyewe runaka urimo kwandika. Umurongo wa 2 kugera ku murongo wa 4 Pawulo arimo aravuga ubutumwa bwiza ubwaribwo. Arasobanura ko yanditse ariko abandikira kubwo ubutumwa bwiza, ariko se ubwo butumwa bwiza ni ubuhe, busobanuye iki? Umurongo wa 5 kugera ku murongo wa 6 arimo arerekana kubera iki Kristo. Ubwo butumwa bwiza ni ubungubu, ariko se fact igaragaza ubwo butumwa bwiza ni iyihe? Dore Kristo niwe uyu nguyu ni wakoze ibi ngibi, fact ze zimwerekana ni izi ngizi. Ku murongo wa 7 arimo arerekana abarimo kwandikira. Arimo arandikira abande nkuko wakandika urwandiko wandikiye umuntu warangiza ukavuga ngo kuri kanaka nandikiye. Arimo arerekana rero umurongo wa 7 umuntu arimo kwandikira. Umurongo wa 8 kugera ku murongo wa 12 muri iki gice cya mbere arimo arerekana amasengesho ajya basengera n'ibyo abatekerezaho n'ibyo yifuza Imana kuri bo, asaba Imana kuri bo. Icyo ku murongo wa 8 kugera ku 12 havuga. Umurongo wa 13 kugera kuri 15 yerekana impamvu zagiye zimubuza kubasura no kubageraho, ariko yerekana n'impamvu ari ingenzi, byari ingenzi cyane ko abageraho. Umurongo wa 16 kugera ku murongo wa 17 ni yerekana impamvu byari ingenzi kubasura, ariko yerekana n'impamvu agiye kubandikira uru rwandiko akarurambura. Rero umurongo wa 16 n'umurongo wa 17 niyo ntego nyamukuru y'urwandiko n'impamvu agiye kubandikira. Muri make tugerageje guca mu ncamake iki gice gishatse kuvuga guhera ku murongo wa 1 kugera ku 17 Pawulo ababwira ko ari imbata ya Yesu Kristo nkuko tumaze kubibona, akababwira ko ari imbata ariko yahamagawe itoranyirijwe ubutumwa bwiza. Akavuga ati ubwo butumwa bwiza n'ubungubu buvuga ubutumwa bwiza buvuga Kristo wavukiye mu rubyaro rwa Dawidi kubw'umubiri, Imana ikamuhamya anazuka, ikagaragazwa n'ubushobozi bw'imbaraga z'Imana ubwo yazukaga. Ariko rero akomeza avuga ati ubwo butumwa bwiza n'ubungubu, ariko rero ubwo butumwa bwiza ntimubwite icyoroshye, na Kristo ntimumwite uworoshye, kubera ko niwe waduhesheje kuba igikundiro no kuba intumwa kubw'izina rye, kugira mu mahanga yose havemo abantu bose bumvira Imana heshwa no kwizera. Yerekana rero Kristo uwo ari we n'ibyo akora bigaragaza binamuhamya koko. Ku murongo wa 7 rero niho avuga ati kuri, aravuga ati kuri ndandikira, ni nkuko avuga ngo ngewe ndanditse ariko nandikiye uyu n'uyu nguyu. Yandikira rero abantu bari muri Roma bahamagawe, bafite umuhamagaro wo kuba abera. Imana yarabahamagaye ariko ibahamagarira kubaho ubuzima bwera bwejejwe. Rero ni abantu bafite umuhamagaro wo kuba abera arimo kwandikira. Ariho rero akomeza andika avuga impamvu atabasuye, avuga icyo abasengera, avuga umunezero yuzura ku bwabo ko amasengero ari aya n'aya, ariko ayo masengesho aturuka mu munezero uko kwizera kwabo kwamamaye. Rero akavuga ati nasibye kuza iwanyu kubera impamvu izi n'izi, rwose buri gihe ndabasengera, nifuza kuza iwanyu ariko nkagira ibisibya. Impamvu rwose ngomba kuza nihuta ni ukugira ngo mbahe impano yanjye bakomeze y'umwuka, namwe nkomezwe no kwizera kwanyu. Rero ngo afite umwenda ku bantu bose. Impamvu afite uwo mwenda niyo ituma atanga n'intego y'uru rwandiko kuri 15, 16 na 17 avuga ati ubutumwa bwiza ntago bumukoze isoni, kuko ari imbaraga ihesha uwizera wese gukira, uhereye ku muyuda ukagera ku mugiriki, kuko muri bwo arimo gukiranukanya kuri guturuka ku Mana kuri guheshwa no kwizera kugakomezwa nako. Rero
ngiyo incamake y'iki gice cya mbere umurongo wa mbere kugera kwa 17. Kanda subscribe kugira ngo dukomeze tuganire ijambo ry'Imana.